Uyu munsi ngiye kubasobanurira filime yitwa The Immaculate Room yasohotse 2022. Filime ivuga ku nkuru y'umudokiteri witwaga Voyan yatangije ubushakashatsi bushya aho yahaga couple miliyoni 5 mu gihe bashobora kumara iminsi 50 mu cyumba cyitwaga Immaculate. Ariko umwe yashoboraga gusohoka igihembo kikagabanyuka kikaba cyahabwa uwabashije gusigara muri icyo cyumba, ariko igihembo kikaba miliyoni 1. Amategeko avuga ko nta gusohoka byari byemewe muri icyo cyumba mbere y'uko iyo minsi irangira, nta myidagaduro, nta kuvugana n'abantu bo hanze, nta telefone, nta radio, nta televiziyo byari byemewe. Cyakora cyo bari bemerewe byari ukuba bagira ikintu basaba hanze, nyine ikintu babaga bakeneye cyabafasha mu gihe bumva bafite irungu cyangwa se babuze ikintu bakora, ariko icyo kintu kigakurwa mu mafaranga bari bemerewe kuzahabwa nyuma y'uko iyo minsi 50 irangiye. Couple y'uyu munsi yari ya Mike ndetse na Kate. Aba bantu baje bumva ko aya mafaranga ari amafaranga yoroshye kuyakorera, kuko bumvaga ko kumara iminsi bari kumwe bitari ibintu bigoye, aho Mike we yumvaga ko ari amahirwe babonye ko babona amafaranga batavunitse, mu gihe Kate we yumvaga ko ikintu bagomba gufokasingaho cyari amafaranga gusa kurusha kuba bari muri iki cyumba, kuko bumvaga ko amafaranga yazabafasha mu kwinvestinga cyangwa se gushora amafaranga kugira ngo azabashe kugira ikindi kintu babyariramo. Mu gihe Mike we yumvaga yuko aya mafaranga nibaramuka bayabonye yazaba ari amafaranga yo kwifashisha mu kwishimisha, mu gusohoka, nyine bakarya ubuzima ku buryo batazongera kugira ikibazo cy'amafaranga batekerezaho. Ku munsi wa mbere bakigera muri iki cyumba basanze ari icyumba cy'umweru kigizwe n'igitanda gusa, kikaba cyari gifite akadushe gatoya, ariko iyo dushe amategeko yavuga ko bemererwaga kwinjiramo rimwe ku munsi. Bakigera muri icyo cyumba nanone bongeye kumva amajwi abibutsa amategeko abagenga muri icyo cyumba, batangira kuzenguruka icyo cyumba nyine bakigendamo kugira ngo banze bamenye nyine ukuntu giteye, ariko nibwo bahise babona ko ibintu bajemo biri seriye, kuko nta mikino yari irimo. Ikindi kintu cyari kiri muri icyo cyumba ni agatara ni akabuto ka automatique k'umutuku bashobora gukandaho igihe babaga bananiwe bashaka gusohoka, wenda bumvishe ko gukorera amafaranga bibarambiye. Ikindi kintu cyari kirimo ni itara ryari riri hejuru y'urugi, ryahoraga ribara ribereka iminsi bamazemo n'iminsi bari basigaje kugira ngo basohoke. Ikindi kintu cyari kiri muri icyo cyumba hari harimo amatara ya automatique. Amatara yashoboraga kubamenyesha ko bwije cyangwa se bukeye, bakamenya niba ari mu gitondo cyangwa ari nyuma ya saa sita cyangwa se nimugoroba cyangwa se ari nijoro bagejeje igihe cyo kuryama. Ku munsi wa mbere bukira igihe cyo kuryama cyari kigeze, Kate we yagiye gusetinga alarm kugira ngo aze kubasha kubyuka mu gitondo, mu gihe Mike we yumvaga ko kuba baronga hari nk'aho bari muri vacances yashaka yaryama atinze, ariko Kate we yumvaga ko agomba kubyuka akora routine zisanzwe za mu gitondo, harimo gukora siporo, gukaraba n'ibindi nk'ibyo byose nyine bisanzwe. Mu ijoro rya mbere bagiye kuryama ariko babura ibitotsi, bagerageza gukomeza kuganira nubwo bitari byemewe, ariko baganiraga nyine bafite ubwoba ko bashobora kuza kubumva, kandi amasaha yo kuryama yari yageze, bahitamo kujya kuganira mu mashuka bavuga ko kugira ngo nyine bataza kubumva. Mu gitondo gikurikiyeho babyutse bajya muri dushe barakaraba, bamaze gukaraba bafata imyenda bari bambaye bayishyira muri washing machine cyangwa se imashini ifura imyenda. Ako kanya bakimara kuyishyiramo bahita babona indi myenda mishyashya, babohereza indi myenda mishyashya yo kwambara, kuko buri gihe uko bamaraga gukuramo imyenda bayishyiragamo aho ngaho nyine bakabaha indi myenda mishyashya yo kwambara. Bamaze kwambara batangira gushaka ikintu cyatuma baganira nyine kugira ngo amasaha abe yicuma. Nibwo Kate yabazaga Mike impamvu uwo mudokiteri Voyan yaba yaratangije ubushakashatsi ndetse n'icyo buzamumarira. Mike nawe yatangiye amusubiza amubwira ku nkuru yumvise nyine y'umuntu nawe waje muri ayo marushanwa akabasha gutsindira ayo mafaranga akamugirira akamaro. Uko bakomeje kuganira, Mike yakomeje kugenda abwira Kate ko nta muntu n'umwe wari uzi impamvu Voyan yakoraga ubwo bushakashatsi, ahubwo icyo bari bazi ari uko nyine Voyan yari afite amafaranga menshi yatumaga afata abantu akabashyira muri kondisiyo imwe itandukanye n'iz'abandi bari barimo, hanyuma babasha gusaba babivuga cyangwa se kuba muri iyo kondisiyo akaba ari bo yabashaga guha ayo mafaranga. Ko batekerezaga ko niba bari kumwe bazamara igihe kinini nta rungu bafite cyangwa se bafite ibyo kuganira, byatangiye kubashirana hakiri kare, batangira kubura icyo gukora. Kate yakundaga kumedita, mu gihe Mike we amasaha menshi yamaraga ahagaze imbere ya rwa rugi areba cya gitara cyangwa se yazaha yabibutsaga igihe bamaze n'igihe basigaje kugira ngo bave muri icyo cyumba. Ubundi akaba agerageza kwanariza ku bintu byari muri icyo cyumba, yibaza nk'ubusobanuro bw'ibara ry'umweru ryari riri muri icyo cyumba ndetse n'impamvu baba bararishyizemo. Kate yahoraga abuza Mike guhora yitegereza icyo cyumba areba n'icyo tara kugira ngo adakomeza gutekereza ku gihe bazamara aho ngaho, ahubwo atekereze ku gihembo bazahakura. Uko iminsi yakomeje kugenda, Mike
Mike na Kate bakomeje gushaka ibyatuma bahora bari bize cyangwa se bahuze kugira ngo badakomeza gutekereza ku gihe basigaje. Iyo Kate yabaga yicaye ari kumedita, Mike yabaga ari muri siporo, bakagerageza gukina imikino itandukanye, kubyina kugira ngo iminsi yicume. Nyuma y'ibyumweru bikeya, Mike yaje kubona ikintu kidasanzwe cyari kiri muri icyo cyumba, aho yaje kubona agakoko gatoya kari munsi y'igitanda, ariko akabona ko ari agakoko kari gafite ikibazo, kari gafite inzara. Mike akagirira impuhwe, agerageza gushaka uburyo yakagaburira ku buryo babahaga, kugeza ubwo baje kumva ijwi ryababuzaga rimubwira ko batari bemerewe gutanga ibiryo uretse bo bonyine nibo bagombaga kubirya, nta kindi kintu bagombaga kubiha. Mike yaje kugira ikibazo kuko yari afite impuhwe gakoko, akagerageza kujya ku makamera yari muri icyo cyumba kugira ngo abasabe ko bagafasha ako gakoko, ariko Kate akamubuza, akamubwira ko ibyo bintu byose ari gukora bishobora kuzica amategeko yabagengaga bari aho ngaho. Bakomeza kubishwanira kugeza ubwo Mike yaje gutekereza kuba yajya kuri ka kabuto k'umutuku umuntu yashobora gukandaho aramutse atsinzwe ashaka gusohoka, agashaka kugakandaho kugira ngo arebe ko yasohoka agatabara ako gakoko, ariko Kate amubwira ko nakomeza gushaka gukanda kuri ako kabuto bizatuma batsindwa amafaranga bakayabura, ariko Mike yanga kubyumva. Kate ubwo akomeza gushwana, akomeza kumubwira ko impamvu nta kibazo afite cyo kuba yabura amafaranga ari uko yabayeho mu buzima bwiza, atigeze ahura n'ibibazo nk'ibyo Kate we yahuye nabyo, akaba ariyo mpamvu Mike nta kibazo na kimwe yari afite cyo kuba yabura amafaranga cyangwa se yayagumana. Uko bakomeje gushwana, Mike agakoko yari agateretse hasi, Kate mu gusubira inyuma agakoko aragakandagira, byakomeje kuba intambara ikomeye ku buryo Kate yakomeje gusaba imbabazi Mike, amwumvisha ko ako gakoko atagakandagiye bishaka, ariko Mike yanga kubyumva. Byatumye Mike amara umunsi wose yicaye wenyine yarakaye, ariko nyuma aza kubitekerezaho asanga nta kintu biri buze kumumarira kuguma yicaye wenyine, ahitamo kujya gusaba ikintu cyamufasha, kuko bari bemerewe kuba basaba ikintu cyabafasha mu gihe bumva ko nta kintu cyo gukora bafite, ariko buri muntu wese yari yemerewe gusaba ibintu bibiri byonyine. Mike yagiye kuri screen bajyagaho bagasaba ikintu bashaka, aragisaba, hanyuma bamwoherereza agakureri cyangwa se ikirangi cy'icyatsi. Mike yabonye ko kidahagije, ariko nyine nta kindi kintu yari gukora, yahisemo kugifata, aragenda ajya ku gikuta arashushanya, atangira gushushanya ibintu bitandukanye. Kate aramwegera aramusaba ngo amushushanye kuri icyo gikuta. Mike arabyanga kuko yari yarakaye cyane, arakomeza ararakara nyine, arashushanya kugeza igihe igikureri cyaje gushirira. Nabwo yarakirakaye, ajya muri dushe arakaraba, kubita ibintu hasi nyine, agakubita amasume hasi nyine, ubona ko nyine yababaye, ariko Kate agerageza gukomeza kumusaba imbabazi, yongera kumwegera amubwira ko ibyabaye atari ko yabishakaga, nyine yari impanuka nk'izindi zose. Icyo gihe bari basigaje iminsi 20 yonyine. Mu gitondo kimwe bongeye kubona ikindi kintu kidasanzwe muri dushe, aho bagiye muri dushe bagasangamo imbunda. Bagira ubwoba cyane, ariko nyine kubera ko nta kindi kintu bari bemerewe gushyira muri dushe uretse imyenda bari bakuyemo, bafata iyo mbunda bahitamo kwisha munsi y'igitanda. Mu gitondo gikurikiyeho ari umunsi bari bemerewe kujyana connection n'abantu bo hanze. Icyo gihe nibwo haje screen imbere yabo. Icyo gihe Mike yabashije kumva ijwi rya mushiki we nyine amubwira uko mu rugo bari bameze, amubwira amakuru yo mu rugo. Icyo gihe Mike byaramushimishije cyane, ariko Kate we ntabwo yashakaga kugira ikintu na kimwe yumva giturutse ku muryango we, cyane ko nta kintu cyiza yumvaga ko kiri ku muryango kuko barabakene. Ariko byaje kumutungura ubwo yabonaga video ya papa we bayishyize kuri screen, nyine papa ari kumubwira ko atakiba hanze kuko papa we yari yarabataye aba hanze ari inzererezi ku muhanda, ahubwo papa we yamwohereje iyo video amubwira ko yabonye inzu, za nzu baha abantu nyine badafite aho kuba. Kate byaramubabaje kuko ntabwo yashaka kubona papa we, ikindi yari yarabeshye Mike ko papa we ari umuntu muzima, ntabwo Mike yari azi ko papa we ameze gutyo. Kate yagerageje gusaba ko iyo video bayihagarika biranga, ariko abonye ko bidakunda, Kate yahisemo kujya kwicara wenyine arigunga ndetse arababara cyane. Mike nawe yagerageje kumwumvisha ko nta kibazo gihari, akomeza kumuhumuriza nyine, ariko biranga. Muri iryo joro Kate yari adasinziriye, ndetse na mu gitondo ntigeze abyuka igihe aramye avugana ko yari agifite ikibazo. Nyine yumvaga ko yabeshye Mike, amusaba imbabazi, amubwira ukuntu byagenze, nyine amubwira ko papa we yari inzererezi, yari umuntu nyine uri aho ngaho hanze anywa inzoga, agira ibiki byose, atigeze anamufasha mu kwiga kwe cyangwa se no mu bundi buzima bwose nyine umwana yakenera. Mike yakomeje kugerageza ikintu cyatuma Kate agaruka muri mood, agerageza gukora ibintu bigiye bitandukanye ngo arebe ko Kate yagaruka muri mood, ariko biranga. Agerageza no kumubwira ko basaba ikindi kintu cyabafasha kuko yabonaga Kate atameze neza, ariko Kate arabyanga kuko uko wasabaga ikintu kibafasha niko amafaranga bari kuzakura aho ngaho yagendaga agabanyuka ku bihembo nyine bari kuzahabwa. Kate arabyanga, ariko Mike akomeza kumwumvisha ko bakeneye icyo kintu kuko Kate yarakeneye gusubira muri mood nziza kugira ngo bazahamare iminsi myinshi. Kate yaje kugera aho ngaho arabyemera, asaba Mike ko yasaba icyo kintu kindi baba bakeneye cyabafasha kugira ngo bahabashe kuhamara iyo minsi yose 50, gusa bari basigaje iminsi 20.
Mike yaragisabye ariko ikintu cyabatunguye nuko aje kwinjira umukobwa wambaye ubusa. Uwo mukobwa yitwaga Simonia, ariko uwo mukobwa ntabwo yari azi icyo yaraje gukora aho ngaho. Yahawe akazi ko kuza kuba hari ari kumwe nabo, ariko ntabwo yari azi akazi bari barimo cyangwa se project bari gukora. Simonia yarahaje afite gahunda yo kuzahamara amasaha 24 yonyine, bivuze ko ari kwamara umunsi umwe akongera akagenda. Simonia hageze bose baramubonye baratangara, gusa Kate ntabwo yigeze abyishimira kuko uwo mukobwa yari yambaye ubusa. Byatumye Mike akoramo umupira we aho Simonia arawambara. Nuko bakomeza kuganira nyine baribwirana baramenyana. Simonia aza kubona cya gishushanyo Mike yashushanyije aragikunda, hanyuma abibwira Mike aramubwira ati nakunze igishushanyo cyawe, gusa nanone Kate bikomeza kumubabaza. Kugeza ubwo bwaje kwira bagera igihe cyo kuryama, Mike ahitamo kuryama hasi kugira ngo abakobwa bombi baze kubona aho baryama. Iryo joro Mike ntabwo yabashije gusinzira ko yararyamye hasi, ntabwo yari ameze neza. Mu ijoro rikurikiyeho Kate yari yabonye ko umukunzi we atameze neza, ahitamo ko bose baryamana ari batatu, ariko Kate akabaryama hagati. Igitondo cyakurikiyeho Kate yabyutse asanga Simonia muri douche, abonye ko n'ubundi bagifite irungu, ahitamo kuba yakaga ikindi kintu cya gatatu kibafasha, ko bari bemerewe ibintu bine uko bari babiri nyine. Bahitamo gusaba ikindi kintu cya gatatu cyabafasha. Kate mu kugisaba babahaye utubambo dutatu, hanyuma buri wese afata kamwe, gusa Mike yatinye kugafata, abanza kubitekerezaho, gusa nyine biza kurangira nyuma agafashe. Baraturya, nyuma yo kuturya nyine batangira kubyina byo kugira ngo nyine amasaha bagenda barebe ko iminsi yaba igabanyuka. Ko bakomeje kubyina, Mike yaje kugira ikibazo, yaje kurwara isereri, aragwa yikubita hasi, atangira kubona ibintu ameze nk'uri kurota, atangira kubona amaraso iruhande rwe, atangira kubona murumuna we agwa mu mazi arohama nyine, aratabaza Mike, ariko Mike ntiyabasha kumutabara. Kate kubera ko yari azi ikibazo Mike afite, agerageza kumuhumuriza, agerageza kumufasha kujya yabona uko asinzira. Mike yaje gusinzira, amaze gusinzira Simonia yatangiye kubaza Kate ibyabaye kuri Mike, atangira kumusobanurira ko kera Mike yigeze kugira ihungabana bitewe nuko bigeze kumushyira kuri piscine kumwe na murumuna we, bakamubwira ko ari bucunge murumuna we kugira ngo ataza kugira ikintu aba, kubera ko ari we mukuru. Murumuna we rero yakomeje kujya koga muri iyo piscine, birangira arohamye, bikaba aribyo byatumye nyine Mike ahora yicishije urubanza buri munsi. Simonia yakomeje kubaza Kate uburyo Kate yaba yarahuye na Mike. Kate amusobanurira inkuru y'ukuntu bahuye ari mu mvura. Kate nta mutaka yari afite, hanyuma Mike akamuha umutaka we bigatuma atanyagirwa. Bakomeje kuganira kugeza igihe Mike yaje kubyukira. Mike abyutse aza kuganira na Simonia aricara amuganiriza ukuntu nawe yabuze ababyeyi be, amuganirira nyine inkuru y'ukuntu ababyeyi be yababuze, cyane cyane nyine mama we kuko ari we bari babanaga cyane. Komeza kuganira ku buryo Mike na Simonia babuze abantu bakundaga, babiganiraho kugeza igihe Simonia yafashe ikiganza cya Mike. Kate akaza gusanga amufashe ikiganza, Kate akarakara, barashwana cyane kuko Kate yumvaga ko Simonia ashaka kumutwara umukunzi. Baratongana bitwara igihe kinini kugeza ubwo Mike yaje kubabuza gutongana, burira bongera bararyama. Igitondo cyakurikiyeho Mike yabyutse atameze neza, yumva arwaye isereri nanone, ariko nyine bwo ntabwo yari akeneye bya bintu bisanzwe arwaye umutwe. Gusa icyo gihe babyutse basanga Simonia yari yagiye kuko amasaha 24 yagombaga kumara yari yarangiye. Kate yakomeje gahunda ziba za mu gitondo, agakora amasiporo, akicara akamedita kugira ngo arebe ko iminsi akomeza kwicuma, gusa iki gihe nibwo bari basigaje iminsi mikeya. Kate yarabyutse asanga Simonia yagiye, ariko yasize yanditse kuri cya gikuta yandikiye Mike ati wakoze ku bw'ijoro ry'uyu munsi ridasanzwe. Kate yatekereje ko ari ikintu gishobora kuba cyabaye hagati ye na Mike, bakomeza gutongana kugeza ubwo Kate yaje kugira umujinya, agasunika Mike agakubita umutwe ku gikuta akava amaraso. Mike atangira kwibutsa Kate uburyo yaretse ibintu byinshi kubera we, aho yatangiye kumwibutsa ko yaretse kwiga, aho yari yaratsindiye scholarship yo kujya kwiga hanze, akanga kugenda kubera ko yabonaga Kate atamusiga wenyine. Ikindi yatandukanye n'inshuti ze z'abana b'abakire bari inshuti kubera ko bamubuzaga gukundana na Kate. Atangira kumwibutsa nyine uburyo bwose yagiye amwitangira n'uburyo yagiye amufasha mu bibazo byose yahuye nabyo, ariko Kate nta kindi yamwituye uretse kumugirira ishyari no kumufuhira. Kate byaramubabaje, nawe abitekereza, atangira kumusaba imbabazi, ariko Mike akomeza kubabara cyane, amubwira ko akeneye umuganga. Kate arabyanga, aramubwira ati ntabwo twemerewe abaganga ahangaha, nituramuka dukanze kuri iriya buto tugasohoka turaba dutsinzwe ntabwo tuzabona amafaranga. Ahubwo Kate yafashe ibyo bari babazaniye, aramugaburira, afata isumo amushyira ku mutwe we, ari kuva amaraso ngo arebe ko amaraso yagabanyuka. Nyuma y'akanya gatoya amaraso yatangiye kugabanyuka, ariko Mike akomeza gutekereza ku buryo Kate yamubwiye ko batemerewe gusohoka ngo bajye kwivuza. Atekereza ko iyo amaraso ataza guhagarara agakomeza kuva, Kate yari kumwihorera agakomeza akava, ariko akabona amafaranga. Ibyo Mike byaramubabaje cyane, ahita abona ko amafaranga nta kintu kimwe ari kubamarira. Mike byaramubabaje cyane, ahitamo gufata umwanzuro wo gusohoka kuko yabonaga ko amafaranga nta kintu azabamarira mu gihe batagikunda nuko bakundanaga mbere.
ahitamo gufata umwanzuro wo gusohoka akakanda kuri iyo buto nyine agasohoka. Byagaragazaga ko atsinzwe. Kate byaramubabaje, agerageza kumubuza, agerageza no gufata ya mbunda arayimutunga kugira ngo amutere ubwoba arebe ko Mike yereka gusohoka, ariko Mike aranga, arasohoka. Kate asigaramo aho wenyine, atangira kugira ubwoba, akajya akora ibyo yari asanzwe akora, ariko nyine akumva ntameze neza. Yakomeje kwitegereza iki gikuta cyari kiriho igishushanyo Mike yashushanyije, akabonaho imihanda yari iriho itagira ahantu igarukira nyine kubera ko igikuta cyabaga ariho kirangiriye. Byamuteye kwibaza cyane, bimuha motivasiyo cyangwa se bituma yifuza no gusohoka aho hantu, kumva ko amafaranga nta kintu azayamarisha ari wenyine mu gihe Mike bari baratandukanye. Kate yaje gufata umwanzuro wo gusohoka aho ngaho nawe mu gihe baburaga iminsi 2 gusa. Nyuma y'amezi makeya, Mike ari mu muhanda ari mu gasiporo arimo yirukanka, ahura na Kate arimo asohoka mu nzu yari ishaje cyane. Yari inzu yafashaga abantu badafite aho kuba, nyine ariyo nzu babagamo. Amubona asohokamo, barahura, barasuhuzanya, bahitamo kugenda baganira. Mike yabajije Kate niba yaragumye muri cya cyumba kugeza igihe abona amafaranga cyangwa se nawe yarageze aho ngaho agasohoka. Kate yagerageje kwirengagiza ikibazo yari amubajije, yanga kumusubiza, ahubwo atangira kumusaba imbabazi ku byabaye. Filime yarangiye haje indi couple muri Immaculate Room kugerageza kugira ngo barebe ko nabo batsindira ayo mafaranga.